we yego uramutse ufite nk'umukobwa nk'uwo wavuze iwacu yego ukaza kumusaba umujyana mu muriro yego ubwo kuko twamubaho umuriro rero uyu mugabo avuze uyu muriro avuze ni uko atawusobanuye umuriro ubamo ibyiciro byinshi habamo umuriro uza mu ifumba bagacana uwo ni nawo utwika imisozi igashya hakaba n'umuriro w'amashanyarazi umuriro ufite uko ugenda uba ufite ibiwukontorora ari nawo uyu ducanye ari nawo n'utuma y'indangururamajwi ijwi ry'umusaza rigasarara umuriro akubwiye rero nta mashanyarazi n'aha ndayahabona ubwo rero umutwinyo waba uturenganyije kuko n'ahandi arahari nteruriye ariko reka ngise bazabikurikirana hanyuma ndagira ngo ngire icyo nongeraho uyu munsi abari hano batabikoze baza kubahemba mu kanya ntabwo biba ibyuma ntabwo ngo uriya musaza w'umugore uwuhe urenga umwe uhereza ukukira akira ukurikiza aho wicaye kiri mbumu bazishize sindangururamajwi ku munwa hanyuma turangurure tuvuge nibyo n'amahoro turamahoro iwanyu se ubu mwabonye amazi arahari ubu muvoma hafi ariko amazi ijambo ni irya mbere ubwo ba minisitiri babikemura ese ahantu muvoma hafi siriviyo ariko nanjye nabibonye kare rata ariko ntinda kubivuga tukajya tuganira mbona nabibonye kare rero bavuga hano rero umugeni ntabwo ari ifu ku isoko ndabizi si za nyanya bazunguza ndabizi si wa muntu ufata ngo genda yego burya niyo n'amasaha yanageze yego ariko ishingiye uko mbizi yego cyangwa uko nabyumvise yego hari umuntu wabwo yaratembereye ajya i Bugande ajya yatinda yarareba ariko amaze kubona uko hameze arebye n'aho yaturutse hano iwacu i Rwanda yego atera indirimbo araririmba i Bugande niyo haba heza te burya nta gihugu cyaruturwa indirimbo barayumvisha ndarayumvise biriya rero ibyo wakora byose yego nta cyakuraho umuco ntacyo iyo byaba saa 12 z'ijoro iyo byaba saa 8 z'amanywa Yego. ariko hari ikintu kidahinduka yego kumwe n'abasaza hano rero Yego. reka n'undi musaza mugenzi wanjye aho kuganiriza nushaka nawe ubwo mwegeranye aho niyo bavuga nawe nanjye ngendeye ku muntu yewe ntawe ugura nayo we uraho uraho neza erega imana ntimugura badatanye se neza no kwegera namuguriye iyo muguze biraguhenda guhera ubuntu hanyuma rero hamwe n'umuryango mwagendanye yego ndabareba bose barakeye mu ruhanga yego nta maziri yego ntacyo twabashinja nta n'icyo twabima yego imisozi mwarenze ni myinshi yego urukundo rurabasabye yego iyo mpamvu rero hamwe n'izindi rwose ntawugura nayo karameri mu muryango wacu uwemerewe umugeni nyuma yo kumukwemerera rero yego duheruka ubwo tuganira mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ese mwaba mwarazamutse mu ntera ibintu bitatu biranga umuntu usaba umugeni icya mbere ni ukuba ari umunyarwanda asaba umunyarwanda iby'abanyamahanga ntabwo mbizi icya kabiri umuntu usaba umugeni agomba kuba afite amaziri
uzahabwa agaciro mu muryango. Gufasha ducunguze uburyo mwete Urakagira ibyo Imana. ushubije rwose bakubabarire sibyo ahubwo mugeranwa n'ibintu bitatu kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Yego. Hari inzoga, Yego. hari ijambo, hari wakwemera gusaba mu muryango ko ari yasi. Yego. Muri ibyo bitatu wakwemera. Wanyemerera gusaba nasabye aho unyemereye umugabo nani yo kugira ngo baye ese none kumaye ntarabonye intwaro. Urakagira Imana. Karameri. Umusozi wa Kanyarira urawuzi? Umusozi wa Kanyarira. Angereka nse kugeza ubu. Yego. Izina ry'umuryango. Yego. Iwacu kwa Riyasi. Yego. Kubona ungana gutya, kubona ukeye. Yego. Kubona ubyara abakobwa. Yego. Reka bakubwire ngo mu izina ry'umuryango Elias no mu izina ry'umuryango wanjye bwite tukwemereye umugeni ariko ntabwo tukwemereye impano. Kimwe. Ikintu bwo gushima. Ntabwo tuma nawe urabizi. Shaga aya mago mukeye bakugomba baragushimira ko bahaye umutima. Maze rero nikwije iyi ni cyozi cyogerera. Dushubije ku isuka koko Oya. Nabasubiza ku isuka se nabibasha. dushubije ku isuka kweli. Oya. Iyo ni rugori rw'ababyeyi. Iyo ni cyozi cyogera inka, iyi ni rugori rw'ababyeyi. Ntabwo mbashubije ku isuka. Nuko. Yego ziravumera. Iyi ni imfashamwazi. Ikindi kimenyetso yuko mfite ubuziranenge yitwa imfashamwazi. Bijegera. Oya. Ntabwo ijegera. Harabaye iki? Nuko iba imeze, nuko isohoka mu ruganda imeze, kandi ntabwo bayitwara gutya. Ntabwo ari ibibazo, itwara gutya ikaba ibisubizo, igakoreshwa itya. Urakagira Imana. Ntabwo igihinda. Oya. Iyo wakije giyaka. Ntabwo ihinda. Ko ndemeze nk'iyarenga mu kwabo. Oya. Ntabwo, kandi konesha n'icyaha cy'abashumba Imana yarabababariye. Rwose nkurikije ko ngibona No mu ko abandi irashye bukeya. ndabona yarenga mu kwabo. Iki ni ikibumbiro cy'imivanda itarabasha kuwushoka. Iki ni kimwe cya kizungu bambwiraga. Oya, ntabwo ari icya kizungu, ni icy'umuryango w'amasuka. Yego. Iki cyo ni igicuba. Igicuba ntigiherezwa wamuziritse ibiganiro. Njyaga ntabwo mwari agatuza kandi nanjye mpari. Yego. Nta musaza uri agatuza kandi turahari turabasore turabikora. Maze ubaturebe ko ari isugi. Yego. Acyavuye. Ziravumera. Uzaza unebera umugenda nta mizamba y'igirikane zaserutse ije iwacu rwankubito y'imanza. Nuko ziravumera. Zataje iwacu. Nuko. Maze kimwe. Yego. Izi zo ni inkwano z'umuco, inkwano z'umuryango rero unkoshe ukweri. Genda mu nteko hariya. Urakagira Imana. Komeza utekane.